ntabwo ariko birasekeje nta kuntu wajya kwishyiraho ngo ibintu byo ego umugabo bakambara neza kositime neza neza umva noneho bagiye bibera beza nibyo guhindura umwanya bigeze aha neza ni wowe ndi kumpindura akanshira hariya hejuru kandi ariho darabizirinya yego ko sindi guhindura ni Godfather nsimbuke wa mugore we ndakwiyamye nibereye kuri byo C'est moi. wundi ariko simple Embas Ayayani mwamagana imbere kuki Nuza iragiye. Wi-Fi yacu ivuyeho ubwo mukangiye kuzanya freezinga mujye mufata nasamye mufate nakanuye. nanjye rero ni ukuvuga nanjye ndahoje se none ko uyu nguyu yaje kuvuga asimbutse ute none ntabwo wahise ugira ngo shwi ni nka wasimbutse nk'icyobo Nuza no muri ragiye. Yewe. Ese iyo umuriro ugiye ubu ngubu se wagarutse ese iyo ugiye hari ukuntu uhita ubigenza Wapi nguze direct kuri sim card. cyane ko mu bitaro wagenda ubundi yanga si bizimura abantu si bizimura Ndambara uranshaka iki koko. yerekana ndambara we mwihorere ndandambara wamuretswe kubwiye ko imva ari Nairobi mwihorere ari Nairobi ntabwo ashaka kuvuga n'abantu bari muri Afurika oya mise mbona impamvu yabivuze kugira ngo Ayayani yumve ko atakiri kumwe n'abagore oya navuze ko ari wenyine nta n'undi muntu kibana nawe ngo ni si ndandambara Yahoze avuga kuva kare ariko. yari wasoma yavuze ngo asigaye ari wenyine ngo nta n'umwe akiri kumwe nawe Yego ko Empress uri mwiza none ubwo bwiza bwanjye muri kumbwira mu nkande. Munjye mungeza kuri 100 buri munsi. Godfather asa higima n'ubwo yarasinziriye igibiri Yego twa wimigi binane no kubivuga. yewe uvuze ngo ikimple winjugumiza Washington ngo umuhereze ngo uzana momo ariko bano bantu bavuye kujya kumurunguka murebe ariko bano abantu 100 ko muricaye muri kutwumviriza nta n'umwe wanankandaho ngo mbana wasanga batari bariye tahaje uranyisha shaka Godfather akwishimga Nemba Simone ngo wagiye kuryama. Nawe ndaryama nabaretse manza mujya kuryama. Embas urakampusha gusa nta kintu nakubwira ntabwo ari kukubaza Thank you. Embas ni scam Thank you Patrick. ikibaze Patrick turakunda ariko turakennye sawa ubwo ukina ubugumane wenyine ko ntidukinishe twese Yesu wanjye bakora. rero ese aya ubugira ngo dukinishe twese erega ntugire ngo reka twicara ntama ubu urabona abanesa bishe kugeza ntiyankura aho ngaho tuba twicaranye rega natwe rega amanani amacoin ayinya inya yihise urayicaranye so wariye maze kujyana na hantu ndikumva wowe gusinza bitari bwemere urusinzire numva ntabwo ari gusinzira ni ukuri kw'Imana Amanda welcome uriya nturi kureba Ndashaka kuzakira ku buryo nzajya mba nicaye nkabyuka nsanga breakfast ready kandi breakfast itandukanye y'ubwoko bwose. izo urakanguka ryari uvuga nabi simple soma comment ya Esther mana y'ijuru Esther ntashobotse urakarishye Esther wowe oya none se munsi ya Esther ntabwo kwewe iriho yindi
Yangize akavuga munsi ngo ya ngo S. mfite dati mind. Ja nagakurusha umva se noneho uri munsi se ya Esther we uvuga nabi yani yagiye aramfata nabi ahita avuga ngo uvuga nabi ariko Imana igubabare wa muntu nibura umuhungu n'umukobwa Imana ikunsimbutse ikuncije ku ruhande niba mvuga nabi umva ndi mu masengesho ngo nshaka kuvuga nabi umbabarire unsimbuke. Thank you so much. Indi mu masengesho. Ntabwo nshaka kuvuga nabi sinahubye ko nshaka kureka biba byo guturagurika nk'inuza nk'injugu. Gute se wabishoboka? Byashoboka wowe. Mbere wambwiye ngo mbireke. Noneho abangaba bambwiye ngo mvuga nabi nka kabi noneho mbasubize. Kandi ari wowe ukumbuza. Ntabwo nakwemera ko wasubiza ntabwo wabikora. Nisenga aho nyumvira. Uranyangiye simbasubize ese ubu ndaguma he mu by'ukuri. So wambwiye ngo mbireke none ndi kujya gusaba kugira ngo ndebe ko nabivaho. Kubivaho. Ubu basigaye banakanabira nkabisoma nkahita ati warebye mwarebye. Ncicekera. Kudufabura wowe ugiye kuduhindura twese ko twakabaye. Naje gusanza nta mukiro uturagurika naje gusanira nanjye ndi umukiro. Ntubwire mwana. Murakoze kuri dati. Nubu Imana mukiro uturagurika nubundi kugira ngo duhunda nyamvuga nk'abakire. Aya bakire bavuga ngo iki? Muri mbabwira sibyo? Umva muntu ukuri ko Imana cyo komeza ntuzere Imana ukureba. Yesu we. Esther soba muri comment, iyo comment ni yawe. Kanicekere. Bavuze ngo iki? Ntabwo nasoma. Ni ntandambara asomeye. Ntandambara vuga ibyifuzo byawe hari igihe byasubizwa mu izina rya Yesu ibyifuzo zawe. Kare byasomye kubwiye noneho birambabaje. Buriya Esther bivuze ngo ntago wankanda wa Galaxy buriya. Ngabire Esther. Sheri wanjye nadi ntago nafite amakoni ngo nyakwime. Bazana Godfather na gift namwe namumenyeje sinigeze nyitanga uyu munsi. Kandi umva nyine ibintu ndambara avuze ntabwo kubyumva. Ntacyo wa. Ibyifuzo byose. Somera ko nubuza yakubyuso. Nyine ngo ndimo ndamwica mu mutwe nihangana. Ko ari Nairobi se nkaba ndi mu Rwanda ubwo twahurira he? Mani ntabwo nkunda inzu uzi ko n'ubundi kumva nasohoka mani yaha. Ndi kumva mu nzu handambiye ndi kumva nasohoka. Ntoka bigusaba Ichik vum 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 kona. Ni ku manywa ni nijoro. Nijoro. Sohoka ukumva. Sohoka wicare hanze. Muri ku ma escalier. Wajya ukicara twatweka twaturabyo turi kuno. Twaturabyo. Bisa tubereka nijoro. Ni saa munani. Saa munani. Uburyo mutusha. Sohokera we wumva akayaga. Utusha amasanga rero turi saa 5 ubu ni saa 8:39 iwanyu. Saa 5:39 saa 6. Yo superior construction nagusuhuje nanakuvugisha ariko ntiwabyumvishije. Andi ari umaze kuntuka useka amaze kuntuka yambojeje hara hejuru. Sha urwangwa yantutse yambojeje kandi mu sengesho. Ubu ndi kumva nashyiramo turimbo twa Celine Dion.
Mana yanjye Washington, ndakwinginze mvana irari ry'ubusambanyi, ndaryamaganye kure, abadayimoni bashye bakongoke. Nkwishe mu mutwe gute ubwo? uyu muntu ari kuganira nabi cyane nabibonye njye. mukomeze yishimishe uriya ukuntu uvuga umutwe wawe ukaba uri gucanga mwamwohereje majingwe oya Ariko nesa binkorera. yitwa nde kumwohereza imajingwe oya we nesa umva nkubwire mu mutwe wanyu ahubwo ntabacanga ariwe ahubwo yicangaratanye we Mumureke. nimureke yicangaratanye mu mutwe ntabwo ari impresi bakureba kukundi Ndashaka kugera kuri 30. Wo kugera ku ijana ahangaha no umuntu yasaduka ntamurebye uvuye kumureba uri gusanga ari kumwe n'umukobwa bahagararanye amafoto meza ibintu nk'ibyo wasanga ibintu ari kuvuga ugasanga bidahuye n'ubwonko bwe ngwino nkubwire nkanda uje umbwire Thank you, Patrick. God bless you nkanda uje umbwire sibyo very much. Thank you. Uwiteka ukubere karindwi. Thank you very much. uri kunyandikira hano ndi hano kwa Godfather nateye naryama mbwiriwe ngwakeye ndonyigarutse n'ubundi ndi kumvugisha ngo nzumbwire nkandaho ubundi umbwire undenza aho ngaho kwa Mrs Clark ubundi utumbwire ibyo ushaka kumbwira mbwira nabi nkubwira nabi mbwira neza nkubwira neza kandi mu masengesho ndi gusenga amasengesho y'iminsi 13 mvuyo nawe reka nishimirire Imana iguhe umugisha kuri wanjye. Aha, so njyewe momo yanjye ni uko nkanda aha ngaha. Ntabwo nkoresha nimero. twese yonyine Ego ko muhoza noneho urakoze kubyuka, waramutse ute, umeze ute? I hope waraye neza. Twa dutima tutarajya kure, ushobora kunyura muri galeri ugahita ubihindura nyine byakora. Thank you, Zara. Thank you very much. Abantu bose aha ngaha bacecetse basinziriye. dusinziriza wowe turi maso Uyu muntu wanuza, uyu muntu ngo ni wa Semoni, ariyo Semoni, ari Segiruti ntumbaze. ibintu ndi gukora ndi gutunganya Cristiano Ronaldo wanjye ugiye gukina Empress, emba ngo niyariye nemba suri ko mwanyise. Unawe ryama mvana ubwiza imbere.
ndabukuvana imbere sinariye. mubaze niba wanyweye umvara Ndabukuvana imbere rwose ndahita mbukuvana imbere. ko mana si unkora iki kamwe ikibizu ewe ego ugiye kujya umbaza so wampaye ikibizu kandi akajya ufuha wakana we ibrose we aramajoni ndamaye ikibizu ngiye kugera kuri 6 cyo nzi cyo harabura gato n'abandi ni mumufasha Ariko numva iki gitondo mana yanjye mana yo mwijuru n'isi. Washington ashaka attention cyane nta birenze uko mbibona Narwo ndiye kugusubiza we nakugiye kuzamba suma ignore nkamudahari. Bona ubundi kuba mutinga se ewe. Thank you Vikings. Thank you very much. Viking undi niwe ajya niwe murinzi wahanga ntajya atuma umuntu muri comment azana ibintu byinshi No ukuri. I'm protector byatari muri comments. Thank abantu you very much. bose Zara thank you abantu bose hano niko abigenza ntabwo yatuma umuntu nyine azana ibintu byinshi uko muzamara abakiriya ba Godfather hano abakiriya gute hoya ntago nese ubwo umuntu yakandika kuri ukamyutinga cyangwa ukamubloka hoya ntago bibaho ngabakiriya abakiriya ndandamba ibyo uri kukubwira noneho aya urapfuye impiregisi we urapfuye kweri ayi wewe uri kureba ndabona impesi bamuziye muri iki gitondo pe bashi wowe kuma ese gatoki nesa ugiye hehe wino umva imperesi ngo bakubwire uri kumva ngo ndacyo wamarira abantu ni ukuri kw'Imana ni ukumureba gusa ni ukuri kw'Imana uri kureba uri kubiregisi bageze kuri 27 oya Ndi hafi kugera kuri 30. Then I relax a little. azi mbaye muncisha imbere y'uko uri imbere wanjye Eyes are so heavy. uri ugiye inyuma yanjye ntago wavuga nabibonye 21 22 23 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. gusa turavuga ngo ikibindi birancana ariko uri kuri 27 basi bakugeze 28 uzi ko bamugejeje kuri level yiwe neza neza ngo pa banze kukurenza aho ngaho abagome mvuye kurunguruka mvuye kurunguruka yako none abagome umva ninde umuntu akanda uri aho ngaho muri comment hasi uri ntago ari kuvuga ngaho nyumvira ngo he ndibona abantu bari oh sorry ndikubona abantu bari hasi ndi umuntu akanda Dragon waje ukankanda. mbabarire icyo mukundira please ndahita mubwira umva ntagukunda pe bwana ushaka ntubikira ikintu mubwira kuri umwandikira nabi uzi umwandikira ngo ntacyo amaze ngo ibiki twawurora Mana yagize inkundo zirahangana zatuma wumva ko uri wowe umukobwa wenyine uri ku isi we. kwita nyagasani wenyine ariko niyo yaba isigaye ariyo se Ndamba niba unkunda cyane unkandeho. kandi aho umbwira ngo ukandeho naguha inaye ndaguha ebyiri
Mm. Ndandambara numuha intare imwe imwe yonyine. Oh, thank you, Patrick. You're still here. Nice Imberegisi working. urukumva imberegisi. Mm. Ayani imberegisi urukumva. Naguha intare imwe. Ndagukubita ebyiri. wabibonye ko iyo tutabyigira imitwe tutari kuva kuri zero. Igosha twari kuba tukiri uri haha. kujya urabireba nibyo tubagamo. Ndi kureba nabibonye ni ukuri kw'Imana ni ukuri.